numva ko Nyirabutarure ntazazana agasha mu rugo umudugudu rwarwiri. Ukeneye umuntu w'isugi ni ugomba kunywa iyi oranje. Inzoga zose z'ubwoko bwose za pasabasaba za pozibosi za korabo. Ikico rero uri kuzana cyakiri kugura 10,000 ariko icyenda ndi kugashikira. Ubundi bw'umudugudu gwari gwarabuze iterambere zijanye. Abafite imyaka zizabukuru baranywa isito. Umva ngo sinzacuruza da. Umva ngo abantu bazagira icaka da. Iyo rero ni ingagi. Inzoga y'ingagi. Ubundi bwo nje nkandi kwikubitiro kagwa ka kera. Ariko nyagasana ururwagwa ruraryoshye mani ishobora byose. Bo iduka rikomeye Jomaperi Nyirabutarure dona ndi gucuruza ibintu byujuje ubuziranenge narabisoreye mfite tini namba. Ubwo rero muri make nta muntu ugomba kugira gutekunzanaho ibya sababu kuko nashoye umushinga ndi mu kazi. Yemwe dori inzoga babanzaga bayigira guca bakabona bakayifungura. Utabizi ndi kumwigisha nyabuna babantu bafite inzoka zabarembeje ndafite umuti gwo kuzitsirika. Nyabuna babandi nabo batari bazirwara ndafite fanta yo kunywa. Nyabuna impande zose nazigezeho. Abangaba nabashoboye iby'inzoga. Abangaba ni babandi babande pe. Dore iri ni iduka rya original. None kadomo mwana wanje rero nubwo uri kubona dore ntabwo bisaba kugira ngo tuje bicara hano. Ibone mari iri kugenda iri chori bagize se ahubwo ndi kujya muri mu kinombe kwa nkuru. Ahubwo gaso ubona gukura mwimisi noneho ahantu hose usigaye uraca nta muntu utakigutiye. Rubanda rabikubwiye aho ntabyo warabibonaga ndi kugurisha zirangurura abantu bakavuga ngo ngiye gukena ngiki niki none ukarukanya ku meza y'iwacu nyine mu kabari hari iwacu hari umuntu uza munsi y'ikivu none nani inzoga n'inka udidari kanukanya nabyabyo maze birahari byose birahari. Inzoga yose ubwoko bwose busigaye burabuhari. Biki iyo ntari kadomora ni uba guhari cyangwa mama umva rubanda rukakubwira uko mushinga narabikubwira funguye na kandi se oya reka ngwaka ngaka ubwo ahubwo kuvuna bwe ko hariho na bya bindi bikomeye uko byabyo akantu nicyakugira umfashe ndani cyakugira ibero nyine urabigendanaga na ba minani n'abandi bose n'abaramazana ushobora banteretera aho kuza kumwera ara mu rugo nekore. None reka kubwira inshuti zose mfite cyambere ubukuru nabigenza je nababwira ndi muze nje kubatamakana nje kubagura agacupa. None njewe nubazana pe ajira ko ndimbwa naje nje ndakugura agacupa kora haga jewe ibyo ntibemereye ahubwo inzoga zirabanyeya nicyo kibazo. Gaso hari kumanga zindi suguhita usimukazana kandi gaceze haburi kumva iyo nzoga irimo n'umugisha. Ndavuze ngo kandangure na karufuro umuntu jaje arahagera noneho afata icyo ashaka. None nuzinduka ibagiye abo wahaye inzoga. Ubu ngubu rero kano kari muno gateraga kanyabugore. Noya ntabwo ndaguguhumuriza nyobowe se ko inzoga atari izabato. Umva rero kadomo ibiciro nabihananduye uko waruza abandi bari gucuruza nje nabimanuye. Iki ngiki cyari 9,000 ni 10,000 ariko nakitangira 10,000 siguraga 10,000 ngwiki yitwa ngwiki iyeze vavu siva yitwa ngwiki iyo nzi ni ngiyi ko nyagi ko nyagi nanjye ndayizi ntabwo uri kubonja se ntabwo uri kubonja ariko ahubwo sha iyo tugura cyakindi bagira agacumugezi bajaga baratanga hiya make uvuga cyakindi bate ndi kuguhumurira sinabi rukunuka Oya basabye ibintu utarya. Oya basabye ibintu utarya. Surazo shize mu gwawe. Nese ko ubu ngubu uri kureba ukabona naragenda ry'ibiri kunuka nkabanga ukujije. Kuze kandi ko ari ibiri kunuka. Uri kunyinuba ikibazo kiri he. Ubwo rero kadomo. Umva se. Bicara nyine nkubwira. Akagera hirya. Nyine umva nkubwira. Agira hirya nyine kugira utagera. Zibare. Zibare. Uje ubanza ubaza abantu. Bakira amasuki ubahereze kuri iyi ngiyi. Arimo n'igiciro cy'amasuki.
abantu b'amasugi ni ukunywa izi ngizi za oranje. Noneho izi ngizi zo ni abantu b'amajigije. Ubwo rero izi ngizi ni abafite inzoka za runwa. Inzoka za runwa se? Na za bibi zibaga mu nda. Ubwo rero ubwo zibari 1 2 hajya nizingaye. Mbarira kadomo mbarira. Igihe twavuga ngo ugiye gufata ibintu ubingezeho bimeze bite? Itonde igira hirya. Igira hirya ntabwo nyine mu byiciro byanyu n'ubudahenje by'ubudahenje. None si ibyo kandi bihuye n'ikiraka cyanyu namuhaye. Igikisi. Ariko uzi kugira ufate umuntu akwicira gahunda ibintu byone bikugirira kugira. None wagiye gufata ibiraka hano nawe nabuze cyo kukugaburira njewe. Uraje ukorera iyi ngegera nk'iyi ngiyi aritse ubwanwa bwakerengeye. Ubwanwa bwameze mu matsinda ngo urangiza. Gasopo nagaye ukazanye umwana wanje wongera guhakaza. Uri dukari impanga yo kubyo wafata abo bose ukabita ingegera ukabituba. Ugapinga umuntu utazi. Umva mukecuru mva nkubwi. Ibi ngibi ni udakarindagire wangegera. Urukora. Ariko wa Sonike byawe ugende. Kadomo urakoze. Wanyangara gatawe. Urakoze se uzamukura he? Aho umutegeye ntabwo uzamubonera. Wumva. Kurikirana imari hano. Ana mama zongera makaraka. Ubwo se by'unwa unyituye nibi. Wabukecuru rubigu. Gira rata. Bari imari ngiye gukoteza. Mere kuza bafite inda. Nyine bari umubare gose kugira ngo hatagira n'iki dore nk'abari abana urukujura uragirana gakungu na zira mituru zizakwiba. Urukumva. Aha hantu ntagira umuntu gutesha umutwe ntihagira n'umuntu n'ushitwe umutekano nta gutesha umutwe nasoze. Wanzigase. Ngiye kuhatsika ngiye gukoteza. Ugiye gukoteza? Hano yemwe n'umwana wawe uje umbwira aze fungura kandi. Oya kihorera bwo reka gwishyure kuko ere gusanze. Noneho ejo bundi utwo biscuit utujitiye kugira turaba duhari. Ubizi hari igihe abana bigomba ababyeyi ngo basohokane. Azazara n'umuntu ufite umwana azabura icyo gufasha. Aho gaso akora nawe. Uri inshuti yanje ariko akushingira impindura kandi kazi ko guvitura amatuware ati nagari sawa. Kandi icyo nicyo kibazo cyawe. Icyo nicyo kibazo cyawe. Akazi kose ni akazi wa mwana. Akazi kose none se ubu wo kwirigura uri kujya gusengera amayoga biragushimisha. Ariko ibi uretse nyine ibi ngibi bizagukura ku bindi uje kuri de. Ako kwambara gaso. Kazi ni kazi mu mwana wanje. Sawa rero ntari ibi mu mwanya wanje gaho genda. Gaso. Yo. Wewe udara singaka. Ntari ibi wowe. Habona basezerana nabo bahurira. Genda bazana ni bugoro. None yaka uwo cyagero tukapfundu. Wowe humuranje ndabigukorera. Hari iki? Yo. Ntari. Sawa. Sawa genda nagera kaze komeza uturuna rindimo hari imbere. Sawa gaso. Sawa ntari ibi mwana wanje. Sawa mwana ubwo nahani mugoroba. Sawa. Ngiye gukoteza. None ubwo iyi ngiyi ndabahera kurangahe? Iyi ngiyi bambungo nangahe kadomo. Ubwo urambiriye ibi byo ni bimwe. Iyi ni byiciro nyine ugenda menya ngo ndabahera ahangaha. Isunda azandera. Inyange zino Inyange yo ni igihumbi. Wakambonje mbe. Agakisi. Ariko rero kadomo rumwe burana muri abana. Iyo tuje turibonja mu byo turi gucuza ntabwo mamuresha guca nk'ababurigadi. Ubwo rero kangende batampana. Dako ntabwo mbyibiciro. Cyangwa uraza muhereza igipape y'amafaranga. Felicien tubanaga muri kopera. Kugira ngo nkoteze kakeya kazatuzamura. Kadomo rero nushaka ucapurisha uzungu. Uhagaze wicaye baguze. Haguruka. Sabikoze. Ngaho iyamamaze turebe. Yamenye. Ndikuyamamaza ibicuruzwa byujuje ubuziranenge, ibicuruzwa bisobanutse, ibicuruzwa byasorewe, ibicuruzwa bifite patante, ibicuruzwa biriho nyirabutarurwe. Turashira capa hano. Se wabivuze se ubwo bahita baza. Ngaho rero ubwo igihumbi hano 9 aha 9 aha ngaha bibiri banyuranyure bibiri ugwagwa kurusize ugwagwa kurusize kanwa ngize amafaranga ujura garambika mu kado ugira rero sawa kandi nkubwire sadara nagera aha ngaha ntutuma akora mwugo mu kintu abantu ntuzajura ntibazaje barazifata ari bo bazihaye ujura gurisha umuntu abari nawe umuhereza inzoga nkubwiye ngo iki vuga nkubwiye ngo iki vuze ngo iki ndakubwiye ngo ntagira umuntu warera mu mukimbo mvuze ngo nagira umuntu gukorera mu mukimbo
subiramo. nagira umuntu gukorera mu mukimbo, nagira umuntu gukorera mu mukimbo. Mu mukimbo. Mu mukimbo. Ubwo ngaho rero. Gira chapurisha chapurisha chapu 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 kwikiri 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 kwikiri. Iyi ngiyi kutayitanditse. Izigiye kuko yacuje ari igice. Ariko se. Yemi none amafaranga yawe gushakira mbabarira. Umva nyine. Suzongera uza kunda buri munsi. Uhagarara mubwira ariko mwabikarito. Bishoboka kubera amadeni ujana aho urirukanka uyiruka. Hagarara mubwira. Yosubwi nkuru mfite niyo yatuma unyiruka uza kunda mu gutaje kunyishyura. Ramaza twumvikana. Ndabizi undi midana ariko ntabwo kanukanyira iryo gihute. Wabanza ukareka nkakoze inkuru. Amafaranga uzayamugiye uzashakira. Eko kuva kare yumubwira gutyo. Taje kunde buri kumumagara cyane nange nahise ngira ubwangira ngo uje kunyishyura. rero n'ubundi rero baje no kukwishura. Ntabwo kwiruka ariko ubundi twari urancika. Bavuna mu ntizi ko bagabarushije umuntu ibintu byinshi. Nanje ngiye kuba umugabo urukumva mama asange nayisoma none tureba injiza niyihera Kadomo mama Kadomo ko fasino bashije kuduka Muzino bashije kuduka Kadomo washije kuduka Kadomo shoreka kumunzo ngabariro ruwamva Kadomo mama aragukubi iki Navuze ko papa kwiyonzoka Kadomo uri byapfuye cyane mama ari kukusona aho kusona Kadomo nzoka yagarisa abantu Nene kuri kuyimeno David umukiro yimo wayipfunduye mbese bari nje bayose ziko wantare gahinda nkayo uranyisha no basize bamba barire mama gihe nani mvama kazi kawe nje nyivagire mu kanwa akanara kazi kawe niba bakubwira ngo niba yagusize hano ngaho yagutegetse kunywa inzoga none si oki ngo bicuruze none bakubyiye ibiciro bakubyiye ibiciro kurangura naza agaciro k'inzoga nibyo kubishira hehe nabyo nkeneye kuduka ryanje iduka ryanje ndi ryanje usigaye uriyumva imibi niba ikibiri uri kukubyimbi ko nayisomye rusomye ko twagwana urarwana nje ndahangana nawe Sumuni inzoga wayinyweye iyi ninje wayinyweye nibanjeze hose ngaho nyumvire mana yanje kandi ubushaka kwiyangiriza ubushaka kugera ikiranje mu cyande koko mu byuku atarenje nje nyina wangiritse ubwo zabagabo basazitunze no kubazinywaga nuko bangire none umunaga hari iterambere bagezeho ese wareka kubangamira boss mana inzagwa ibyuma sawa hatuzabona ko wibesha ariko kuri kuntega iminsi ningutaza iminsi imana yanje sinakubyaye bose korona gashaka mu ibyo ni wabona ubwenje kuzirangura Kadomo wareka sipfapfa mubuze gupfapfa uzabona ko wibesha Kadomo wareka kunywa inzoga mwite ndoro hari umubyindi w'inzoga hari umube w'inzoga nubundi je wirukira ntawe urancika uri kumva ahubwo je mfite inkuru nshaka kukubwira iby'ideni do bizaza nyuma sibyo None tumyuza kunde wa minane na amahoro koko Oya ntago ikibazo ari ideni wowe nje najaga ku kibuga uri kuvuga ngo minane bibaza kibuga savuye iki ubu ngubu kano kanya bamaze kumbwira ngo ni vigurya ngo ubu ngubu ngo nemerewe kure naje mu mahana nkagira gutya uri kumva Mina uri kungangwa ngo moto ngiraje Amerika ko yamiritse rimwe nkagonga kona rimwe Mina wabonye peri wowe so cyasana Mina wabonye peri nubu ndayifite none nibyo nino kwishimira nanjye kuri akwezi ni njewe none si ureba kuno wajagaho sibyo bakavuga ati mwene nuza peri marayifite sibyo singozo umunsi sinsinze katurero noneho ko kure sajya bagwaye kode yaryaye mukuru wa kwezi aha ubwo kadutegereze nzaza kukureba ngufane none none mama kubizi iki kintu wakibonye kigi surprise utukimenagaho amazi nyine nibona nzahimena amazi ntacu sibyo ubwo amazi ngiye kukwemera ni kuri jyadeni wari undimo reka dukuraho bibiri uzamasigaye nenda kuja kuza niki ikigali ubaye nka kakagabo kagatindi uya mazane
twarabanyura bize suko ngore nge ngura imideni ndagemera kandi nemera kukwishyura nasubo bivuze ngo ugiye guhita mfatira nyanga ubwo mu kimbo cyo kungurira ngo nguvemo ngo bibi none nasubo n'inzoga y'umuntu y'umugabo bayinywaga 2000 wayinywera inzoga ijoro ryose ushaka se kunywa za bitanu byose none se uguserebura umunsi wose mukomara muri guserebura iyi niyo paradizo ndaga sawa Kadao. Wow, sanzo sawa nyine dore nguyu ngwari muri paradizo Kadao. Kadao. Yasinziye si. njye nawe kubwira ati iyi business ivana mu kadomo naje regera none mvuye kurangura nsanga amayoga yose yapfunduye Ngo yapfunduye. dore icupa rimwe riri hehera Kadomo arapfunduye amacupa. amaze kunywa inzoga arapfasha ngira nk'igicucu none kumaze kuba ngo ageze muri paradizo Kadao. dore umufuriko gw'iyi ngiyi yayipfunduye sinzi n'indi ahantu ugiye Kadomo rero reka nze nkubwire mwana we. ariko byose ni wowe wabiteye Ndakubwiye ndashaka umujinya gwasa akoraga ku mabono gawe. none si reka nkubwire niba nenda guhuga umunsi ko nawe ufite ngo yame nyine reka jewe n'ubundi urabizaga nari mfite niko nagurishe ndi kujya kugira akabare tugende kundabe ajya nyirabutare yafunguye akabari umvishe na makuru ari guhizwa mwaka gace nta muntu utari kubivuga none si basi kubera ko aribwo cyiza yadukopa ngo ngende ubona nagura kamwe akana kadukopa cecekere nanjye nakwikopeshejeho ndi kukwindikisha ibikumba uri kubibona uri kubibona kwikopesha ntabwo byemewe mbere ubwo rero ubwo nawe ushaka kuba uzajya ubona abantu ukiruka nk'uko nanjye mbayeho ubwo rero ngewe ndakomeje ubwo niba ari icyemezo ufashe cyo kwanga kungurira inzoga naribe umugabo n'ubundi aho duhurira n'ubundi ubwo nanjye nzaguhemukira gutya oya numva nta kibazo kubera ko twabanye n'ubwo ndimidariraga ndi kukubwira ngo uri kumona ukiruka sibyo reka mbanze nje gushaka utwatara hepfo mu kabana kumva wowe ucunga nimugoroba nihagera uje kundeba none duhite ndabana nakarabye neza tugende wenda ku wo mukecuru turebe ko afite inzoga nzima nkugurire kamwe sibyo ese ko uri umuyobozi wa muntu ukari umuyobozi n'ushaka kujya tubigenze dute ariko uri kwibuka ukuntu wari uri kuvuga ngo nawe nzabona unyuze aha ngaha mu kabari ubwo ugiye kubigeza kuri ya ndaya yawe wacana ugasubira mu rugo ajya kubibwira nyoko narabiretse mwana narabiretse usaziye mu rugo umenya ko uri gukura utari gutegwa wundi sawa Reka nkubwire rero rubana. numbwira rubana byose ni wowe biteye Ushaka umujinya gwasa akoraga ku mabono ganye. yakoze ku nzoga ngare Barakubwira ngo inzoga niza bato. Wambe sirewe. Ariko si ibintu mana nagatangaza. None si ruba. Wowe kugira ngo uyu mwana arinde yaraguca waruri. kugira urinde wamusiga hano ubwo wowe wari uri uyu ni umwana wo gusiga mu kabari Niko Kadomo waruzi ngo namazi iri kunywa cyangwa uruzi ngo ni igikoma. si wowe ukuntu umeze gutyo ko mwese umufite agahumu kabeho ntiwasinze Inde? kuri bizinesi rero kugira dutere imbere tubone amafaranga izo nzoga mujya muri rugabo Kashwambira ngo nasinze wambe sirewe. sawa Ntabwo nasinze. Nasinze zawo wansengereye wakigwa. maze mana yabisigara muri bizinesi yawe Umva ratakaje amarike. Vayo hano unsobanure ungize abantu bantu. usigare muri bizinesi yanyu Ndakubwiye ngo sobanura ukuntu byagenze bino bintu. meza amafaranga ganje nashoboye muri bizinesi yawe ubona ko tumusigara muri bizinesi Si umuntu mana yanjye koko azashora umushinga mu gupfundura. mereza amafaranga nashoye umugabane gwanjye nigende ntabwo ngenda ateranye nawe Ndakubwiye ngo akabanza amuhereza amafaranga yacuruje. ibyo nazanye 75 kandi murashiraho 15 mu mereza amafaranga umugabane gwanjye amafaranga yacuruje. Zana amafaranga wacuruje muha amafaranga ga dusigarane business yacu. Kwibana si biratunaniye. Twakwirera we. Rubanda ntunyinjirire mu nazi ntunyinjire mu buzima ntunyinjire no mu gishoro ntunyinjirire mu maraso. ntunyinjire mu makarama narakubashe bihagije Ko tugiye guhangana. Kankera. mana Baje kubitama vitesse hasigaye ngo shwanyure. uwiteka nyirimo azabagendere Kadomo vayo hano. Vayo hano. Vayo hano. Agicucu uburyo wavutsemo ntabwo ubuzi ku buryo wakwifata guca nk'ikinobe. Ndi kukubaza. Uri hano cyangwa? Ndakubaza uri hano cyangwa ntabwo uri hano? Wacuruje angahe? Kwari ngaho inzoga rubanda razipakiye wagicucu wagihohotewe. Narakubwira ngo by'ukuri tugomba kubana muri uru rugo. Bite byawe? Ariko ngo nanje ngo mbyaye umwana muremure ngo ngiye kuzamubitsa ibanga.
niko Kadomo niba unkoze naraguhisemo nk'intwari ngo uzandwanirire gweki reka kunkina hose ndakubaza inzoga afunguye mpereza amafaranga gazo Kadomo wasinze inzoga ko zituzuye iyi nzoga yafunguye nande iki ngwiki ariko Kadomo wasinze nasiko ari kukubwira ibintu byose ukazunguza umutwe nk'igihangara biragenda bite ariko bararegeza bujole mwaye sema wakikwa kikwi nje ndakubwiye ngo uri kumva Kadomo izo wanyweye izo nta yindi nzoga uzongera kwegera n'iri duka ntuzongera kurigeraho kuko inzoga ntabwo ari iz'abato